kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben? ariko Dumba ariko ibyo bintu maneka hano Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro ikibazo urakizi Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita ntabwo ndi muri campaign ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo maze guhamagara batandukanye urukunyumva reka rangize point nongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive hano dufite abantu bafunze kubera ikintu so please ndabasabye bareke twumve point ya Melody nyene narindi kubivugira muri rusange amashusho y'ubwambure ni ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka ko umupornstar nta kindi wayamaza niba nta kindi wayakoresha natwe ntabwo tuyashaka nyine tsimba kabisa kuba none ari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho icya kabiri anacunga abantu bamwizeye we warumbiye mu muziki gusa ariko si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe ushobora no kuba umucuruzi usanzwe wenda utazi gukoresha social media ugahamura social media ngajya gufata ugahuza n'ibyo byose iyo kaguyeho uba warangiye abantu nta bwoba bafite bwo expose abandi kubera amafaranga makeya rero nanjye rega nabaye aho hantu nabaye ngo dufite amavideo yawe cyo kora icyiza cyanjye sinjye bayifashe arahari oya narabyumvaga nyine babivuga mbere na mbere nkitinya guseba kuba umuhungu nawe wari ubufite none byarabaye ese biriya bintu waririmbaga warabiminyaga byo kuvuga hari igihe watinyaga guseba hari kera nemeze nkamwe mwese guys ndashaka murebe iyi account kizano hejuru muyifollowing niyo main account yanjye muyinfollowing abantu muri aha ndabona ari 3000 iyi account ifite akadarapo ka Canada please ndabasaba kuyifollowinga this is my main account niyo ngiye kuja streaming mo niba utayifollowinga please follow this account mu following iyi account tukumva Melody muyifollowing hanyuma nyimanure komeza Melody kera ntabwo byabye ariko nyine igihe kinini n'umuntu ubikora ahubwo reka ngira inama expose abandi yego ikaze video y'umuntu kayishyira hanze nukuri kw'Imana nyine uba werekeje ku munzira y'amageragere nawe ubwawe uba wihemukiye kubera ko umuryango we niba harabarutunze niba ari ibyo wapangaga imyaka 2 y'ubuginga kubera ko gusa ufitanye ikibazo na runaka ufasha amashusho ye uyashyize hanze ukita umuhanga mu bintu byenekereza ko abantu bafite ibindi bintu bakora no kwisanga muri saga nk'izo n'ubwabyo bimanura agaciro k'umuntu kumva Dumba muri ibyo biboro bya Yamano Dumba uramana kunyujemo ijisho ibiki sema ibiki sakunda bakubwira ayo mafuti yose utagakwiye no kuba izina ryawe ry'associating nayo siyo mpamvu se mba nababaye ntago kubabara ari cyo kibazo wowe associating nabyo byarabaye byararangiye watinyaga guseba none byarabaye urumva icyo gihe usanga brand yawe nuko abantu bagufataga n'iki urumva nyine n'icyasha kiba kibaye ku muntu kitoroshye kwikuraho none ibintu bigeraho bikavamo icyaha n'ukuri turabajene tururubyiruko ko exposa ubwambure bw'umuntu niko kwihorera kubujiji kwa nyuma kuko ikintu narusha umuntu ngumva nishimye n'amafaranga jewe point yanjye niyo hanyuma ndifuriza abantu bafunze gufungurwa nta muntu n'umwe ukwiye kuba mu nzu y'imbohe kubura mu nzu y'imbohe iyo bavuze ngo umuntu ari mu maboko ataraye umwana ukora ibintu byose nyine ukutabishaka ibintu biba ari leta ibyemeye yego aho rero niba iki kintu tunabijyanane n'amagambo abantu bakoresha hano kuri social media ujana ugafata umuntu ukamwandarika ukamwandagaza ubizi neza ko hari umugenzi wabikoze bakamufunga ubwo ndi kubwira baba YouTuber n'abantu bari bwa uploading ino live gusesereza umuntu ukamwinjirira mu buzima ukamubabaza wagutamo wabikunda cyangwa abafunzwe wabonye ari ibintu by'imikino ubona we bitakugeraho ni no kuvuga amagambo abaze ukarega no kubabaza amarangamutima y'undi nta kintu bimaze
nta kintu na kimwe rwose bimaze. Mureke twibereho tumeze neza, wenda impano Imana imworohereze ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige. Hanyuma ubutumwa ku bana bato bari kuzamuka muri uyu mwuga wanyu bisanga bijanditse muri uyu mwanda nk'uyu nguyu, dufite nubwo tugenda tubona impano zimwe bakagenda bazigora kuza bazigarura. Turafata urugero kuri Gisa cy'Inganzo twabonye The Ben yahaye amahirwe na nakumvise bivurika bakoresha agakingirizo. Ndumva ngwino ufate Bruce Melody wawe, mwana akomeje kuba mwese remani, ngwino ufate Bruce Melody wawe unese urugomba. Baravuga iki bro? Icya kabiri, birinde ikintu cyitwa ikiyobyabwenge. Icya gatatu, birasinde FM. Gukoresha agakingirizo, kwirinda ikiyobyabwenge no kudasinda FM. Gukoreshaga agakingirizo njya mumenyera, ntabwo agakingirizo kaje gate like out of nowhere nsanze agakingirizo hano. TikTok Universe kwa Melody, nabuze TikTok Universe. Nta mufana wa Melody ashobora gutanga TikTok Universe, babitwereke. Urayibona so Melody tugaruke ku ndirimbo, muhe Melody TikTok Universe hano turebe iramanuka. Melody niyo gift ya nyuma kuri TikTok itangwa. Melody ndashaka kugira ngo noneho tugaruke kuri muzayo, tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe na Diamond. Ntabwo ndibwirengagiza urabizi njya, ntabwo simvugiranye n'amuvumi kumuvumba. Abantu bati kuki mwishyuye amafaranga agera ku 50, ariko zafana bareka amafaranga mwishyuye kugira ngo mukore korabo n'umuntu, ngo nyuma yo kwishyura 50, ngo nyuma yo kwishyura 50 ngo kugira ngo usore indirimbo we na ntuza na Diamond, ngo ntabwo yigeze promoting indirimbo. Ibyo ngibyo bimeze bite? Babitubwiraho iki? Na promotion buriya ni ikintu umuntu akora bitewe na availability ye nuko ari kuboneka, kandi njye n'abanyapostinze mugende murebe kuri story n'indirimbo yonyine yuzuyeho no kuri feed ye yashyizeho. Ntekereza ko wenda ataronka yo gukora ama challenge, kandi nabyo kuba icyambere nuko ingoma iri kugenda. Erega Diamond ntabwo ari challenge sari mu ndege, ari mu ndege yari araza no gukora na yandi. Icyambere rega Diamond ni umuhanzi ntabwo ari umupromoter. Yego. Uko abyumvishe, uko abonye uburyo gufata iyo video araza kuyifata, none se ngiye ko ntarayikora. Ni ukuvuga ngo none uvuga ngo uza agaciro k'aba promoter. Ndakazi n'abantu ba TikTok nibo badufasha kugira ngo ingoma zigende. Shout out ku ba TikTok bose babadanje bari hano, ndabemera bya hatari. Hanyuma kuki mwumva ko mutekereza ko baba aba promoter cyangwa bakageraho bagaze bitarabavuye ko n'amafaranga mubaha? Nari nzi ko TikTok yishyura. Yishyura kubera tuba promotinga. Bruce nicyo kibazo cyawe. Bruce nicyo kibazo cyawe. Ntangiye kugarukira Dumba. Nicyo kibazo cyawe Bruce. Bigende gake mu nyumve. Ko ndi umuhanzi nk'abahora umuziki. Uguhaye wemera ko ari umuziki mwiza. Yego. Aho kugira ngo mfashe ku promoting ngo nzabona amafaranga, urashaka ko mpita nkwana amafaranga. Nose muri studio nk'abanyemo ATM. Abantu mwese ndashaka Melody agere ku 100 none bro. Mugeze Melody ku 100 birashoboka by'amakoyine, tugere kuri 100k. Melody hari ikintu utazi. Ndashaka kumenyesha ko target ntabwo nashyira muri Melody. Target ngo mutapige screen. Oya Reba hejuru kumana urarivuga kabisa. No uzi ko buhari man. Oya niyo byacitse, niyo byaploadinze kuri YouTube nyakuma ngo guys ngo mutapinge screen. Ariko Melody uzi ko mu nyumba kurusha ukuntu numva indirimbo zanyu. Hari radio yigeze kwaduka mu Rwanda yavuze ngo twaracecetse kugira ngo tubumve, yavuzaga umuziki gusa. Melody nibwo rero mu mfana simba fana kuko nibi biganira. Hari igihe abahiye nanjye nkaza nkumva nyine. Hari nk'igihe uri mu turimo tw'amaboko ukaba wakwambara character ukaba wiyumvira uko byagenze. Bivuze ngo ufite catfish. Oya numvira kuri YouTube urebye ibyinshi se niba bya uploading. So
hano urabizi ko aya masaha uzi ko indirimbo yawe nkamwe wenda nk'indirimbo za kara hanyuze wayishyira no kuri TikTok, ariko wari uzi ko hano TikTok igira copyright, uburyo indirimbo yanjye irikoresheje we ntacyo baguha. njyewe nk'indirimbo yawe nyiko especially nawe aya masaha indirimbo yawe cyangwa nkazira video mu duwa z'ama challenge, wenda nk'aba TikTok bakora ama challenge bose ava agakora content, ariko nkanjye uri guturagurika hano gusa wenda nkabona nka video cyangwa nka video ngo uploading kuri platform yanjye immediately ngiyo ihitiruka copyright nka kintu nafatamo. Ese nanjye kumva no Dumba impamvu yababaye. So Dumba we nka Dumba we biramwishyura kuko Dumba urabona we akora original, we akora content ye. Ndamushimira katagihe nahenura nganareremburi. Namubwiraga ko yabagihe nagahenura ntabwo aba yarisanze mu bibazo bya RIB. Ariko sobamuka Ibi birarutana kiranyica. Mwese murasa ntago so Melody rero niba aba promoter kamabwira ikintu cyo mugomba kumenya urukumva, urabona ukuntu Melody aba minister babafataga bakava mu cezereza ngahe. Nje gusanga mubyigiza nkana muzi akamaro k'aba promoter n'abantu bakoresha izi platform aba social media influencer, urimo kumva, ariko mubigica nkana ntago mushaka kumva ko bagomba kubashoramo ngo muwe ku mafaranga. Bashoramo ahubwo umuziki urahenze god. Ngewe ngira team management urebye nabikurikirana nuzabimpora zarandenganyije, ariko umuziki urahenze nuzabona umuhanzi nta kintu abashije gutanga sometimes mujye kugira n'ubushobozi butaraba bwinshi cyane ngo tumere nk'abandi uko mubabona. Yego ngewe ku bwanjye ntago nshaka kubyanga, ntago nakwanga ko umuntu wakoze ahembwa. Ubaze Dumba niwe muntu Dumba yashatse ko amafaranga ndamaza ngo uremera gukora ibyo nshaka, ngo ntabyo nkora ngo ndakora ibyo nshaka, mwese ubwo ndaba nkwishyurira iki? uzi ibintu ubushaka ntabwo babishoboka. guys, mukore nka birasara akoze, birasara musonera akoze, ndashaka mukore nka biriya, ndashaka kubona Melody ageze ku 1,000. I need someone to drop something big please. Dumba Erega Bruce ubushaka ko tuvugira ibintu hano nicyo kibazo cyawe. Ushaka ko tuvugira ibintu hano. Ariko se bitwaye iki? Oye kana ukavugira. Nibyo utavugira. Koresha ubwenge. Umutwe wawe ni degede. Ntabwo navugira ibintu byose hano. Niko Melody. Yes. Icyo ni ikibazo cya management, mufite management zanyu zumva zidashobora kugira zigira mwagiye mutanga amafaranga. Management se. Management yanjye ntabwo imana amafaranga. Bazi ko bahana abantu badakora umuziki. Abo Dumba nyuma yuko gahere management yanjye imana amafaranga, hanyuma management yawe yapfiki na Dumba reka bizanamo ama feelings nicyo kibazo. Umva reka nkubwire, ngewe muri 155 umuntu dufitanye ikibazo ni Bruce wenyine. Nawe wacyumvise ikibazo dufitanye, ariko nawe ntiwacyumvise. waje gusuhuza abafana. Kerega turavana tujye, urabona Godfather ibintu najyaga nkubwira. Jesus Iki ni iki noneho? Tegereza uraje ubone ibitangaza. Melody dufite ikintu bita umufana, abana bagiye Uwayamaye umufana meya ko begoye kwanga mukanyazi. Abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni. Arabatwaye. Abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni. ngo yarabatwaye. Yebe yarabatwaye. Guys, ndashaka ibihumbi ijana. Dumba zanira muyango hano. Zanira muyango. Ibihumbi ijana ubwo se mwana mubirebera Reba hejuru yawe urara kugeze kuri 47. Harabura 53. God, I need something big. Anybody who can surprise. So urumva nani Melody? Dumba rero akubise za henzapu, nkubita za Munyakazi, nkubita za bado bigeze nkubita kungora. Mbona ibintu bihinduye isura. Ndavuga ngo ningera kurogera noneho masikini biragenda biti. Nkaba nari mfite na plan yo kuza gupremiering indirimbo video. Ariko se Bitanitahira. ndashaka ingofero. Ndabaza
ubundi Melody mbabona adakeneye abapromota arishoboye. Turaza kureba kwipromotinga ingaruka zibirimo. Ndashaka kuza turaza kureba kwipromotinga ingaruka zibirimo. Nta ngaruka n'imwe iri mu kwigirira icyizere no gukora akazi kawe uko bikwiye. Uzi abantu bajya bangira inama ngo sinkaze kuri live. Kandi najya muri stade nkabona harahiye. Jesus, biri kumumenaho. Wajya muri stade ukabona harahiye. Ikibazo mfite nk'abantu bangira inama y'ibintu nkora. Ni mwabikozeho hehe ku buryo inama zanyu nyine mutekereza ko zifite agaciro gakomeye. Kumwe ngo singe live kuvuga ibyo nagezeho cyangwa ibikorwa byanjye uba wumva ari nde muntu wabivuga neza kundusha. Mana yanjye. Ari genye ngira ngo ngira umudomo. Bruce afite zirahagije mureke mbanze nzikurikize ni nyinshi. wowe ufite umudomo Bruce afite ikinwa bakita ikinwa. Ndabaza Melody. Kubera iki tutabonye abantu bahagije mu gitaramo mwakoranye collabo uba platform kugira ngo mukorane muri kira gitaramo? Bandi kuko yakoranye na Bwiza gusa wakoranye n'abantu bangahe hariya mu gitaramo mufitanye collabo abanyarwanda? Abandi barantengushye abandi ndege zirabasiga ariko nubundi nta cyabuze impara kugira gute gucura. Kinera mwari kwa muri kubuhari kumwe hara ninde indege yasize wagombaga kuza? Nimbivuga ubibanza bitari bari byiza reka mbe mbyihoreye. Oya ntabwo ari bibi byaba ari byiza tukamenyereza no kubana nabo mwakoranye. Ngira ubwenge ntabwo namuvuga ariko ibintu byose napanze nka 50% y'ibintu nari nateguye nta byabaye. Melody hari ikintu cyagutengushye cyangwa hari icyo utakoze wagombaga gukora muri kira gitaramo kubyo byari kuri nibyo twabonye? Ari ibintu nakuvuga 50% nateguye ntabyo nakoze. 50% y'ibyo wateguye ntabyo wakoze. Bibiri men. Regista igitaramo ntabwo cyari icyo bari bagutumiye. Turabizi bibiri men Melody. Wakigize icyawe byo? Umugabo wo kuri radio TV1 umufana wa The Ben yarizayo kwarika aravuga ati twakiriye umuntu mu rugo dusohora mu nzu ayisigaramo. Ayo kwarika yari kuri yarize amazi buriya yo kwarika ni amazi baba bari busongemo ubugari. Guys ibintu muri gukora nibyo guys haraburaho 50 gusa ntegereje umuntu uzopinga the big thing. Melody tugaruke ku ndirimbo rero ariko nabuze namaze ngosore dumbanya numva avuga ngo umuntu ngabaye igipfura. Dumba njya kwigisha ikinyarwanda umuntu udashoboye ntabwo ndimo ndakumva sinimo ndakumva. guys mumbabarire bari bamamagaye. Ntabwo nakumva. Ntago umuntu utazi kuganira bamwita igipfura ni igifura. Ni umuntu muganira igifura akahita arakara. Uwo ni Godfather nawe sometimes nawe wowe na Godfather muri bifura. Sha umwana uri igifura ari wowe ibaze ko maze gukosoroka batari kumva niba ari idegede niba ari umwungu niba ari umutanga uwo mutwe nisinzi birimo kabisa. Okay nsubiramo nyigisha. Igifura uri kuzana Godfather muri bifura n'imfura igifura we na Godfather muri bifura nawe uri ikijije ku buryo kwiga akantu kamwe bigufata imyaka 1000. Ariko mujye mumukosora nazajya byica Dumba akunda ikinyarwanda mujye mumukosora dore ntago aramenya neza kubivuga arinza asazanye imishinga nayo nkayangoma yanyu. Bruce uzambyara ko ukiri murabyara. ndishimye rata kubw'iterambere ryiza ukora umuziki neza ukanasenga Imana igushire hejuru mu buryo gusenga bayagiye mu myaka 10.
na Charlotte Rata njye ntabwo ndi umufana w'indirimbo z'isi ariko ndi umufana w'ibyiza ukora murakoze cyane kubera ko icyo uvuga ntago uvuga amagambo meza yubaka abantu. Nakunze ukuntu wavuze ko uririmba ubuzima bwawe, so Imana ikwagure gushire kuba international nkuko Godfather yavuze ngo indirimbo yawe ugiye gufata East Africa, nanjye ndavuze izafata isi yose. murakoze cyane Pastor wasengeye Bruce ndakwinginga. Bruce n'ubundi ni umukozi w'Imana, Ni umukozi w'Imana musengere. wumvishe kuntu injanga yavuze ngo Yesu ashimwe. He's a man of the discipline and a man of the respectable. kubera ko Dumba atamenyera iby'agakiza cyane. Nibyo biri kuvuga abakeneye ko umuntu amusobanuriraho gakeya. Nsobanurira Bruce. Arabyumva. Reka twebe Bruce asobanurire. Dumba Urumva ibyo navugaga uyu mwaka ibintu byawe byose bizabe complete. Uyu mwaka bizabe complete. Hano nibwo bwa mbere mbonye kuntu bandika ngo buri muntu wese dusike duhura nangahe Buraya yandika ku mupira we ngo 001. ibyo ninjye bavuga. Ibyo mucyongora cy'ukuntu babyita pasteri babyita self proclaimed. Nukuvuga ibyo yiyise. No. Yes. Ariko Bibiliya avuga ati ngo ibyo tuziyaturiraho nibyo by'ukuri Dumba. Rero iyo 001 is proclaimed nibyo yiyise. Maze nivugire maze mubwire nje ibyanjye. Rata Bruce ibyo ukora cyangwa se bituma twese tugukunda, nakumvishe nicanga ndagutega amatwi. Ufite la grâce de Dieu, ufite ubuntu bw'Imana buri hejuru yawe. Wigeze kuza i Burayi rimwe ahantu ukorera repetition, uri kuza kwikora kwa Karasira ahantu hamwe gutya mu rusengero no mujya ku ruhande muri indi sale zo guperforming i Burayi. So kanzamura abantu sasa, ngiye kuzamura abantu mwese riri pupe ngo usuhuze Bruce Melody. Wari waje muri Brussels. Reka tuzamura abantu baza kubaza ibibazo. Bruce akunze. Ngiye nashaka God mubaze ikibazo. Mubaze ikibazo, ngiye kuzana abantu ngiye kuri abantu ba Melody bazamubaza ibibazo sasa. Okay, kamwibarize Bruce. Ikibazo mfite bro. Yes. Uraririmba ni byiza, urasora indirimbo ni byiza. Eske ugira n'umwanya wawe personnel wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana? Kare. Ako sino mbajije Dumba. Itani yankundiye se ntumwumva akorera Abantu ndashaka abantu mushobora kubaza ibibazo ariko mukande kuri Bruce Melody mani. Harabura amanota make habuze umuntu ukora ibitangaza. Let's go chat muri he? Iri urazamuka. Ikibazo cyanjye nkibariza se eske ugira umwanya wo guhimba indirimbo, kuko nemera ko ibyo ukora ni Imana iva ku Mana. Nubwo twebwe abarokore dushobora kuvuga ngo uriya ndaza kubona bata Sekira music, no, it's a gift coming from God. Ni Imana iva ku Mana 100%. Reka ngusubize kugira ngo wumve ko ibyo bintu mbibamo, ariko ntabwo nakubeshya ko burasijya niriyadarira mu bintu by'Uwiteka. Ko iyo ndi kwikorera indirimbo inyinshi nkora ziba ari indirimbo z'agakiza, izo nikorera nk'umuntu. Ngiye gukora ikintu ntajya nkora, ariko n'ubundi ubwo ari iby'Imana izazana n'ibindi. Amen. Oya, kuko impano ufite niba dushaka kwicanga turi abantu 2,000-3,000 turimo kukumviriza, c'est la grâce de Dieu, ni ubuntu bw'Imana buba bukuriho. Nibyo kandi Imana ndayubaha, ndanayitinya, ndayikunda, ariko na rwa shitani bwari bwaragiye Ben arabugarura, yarabugarura. Ubuki Reka banza asubize bandu, sivyo? Dumba rego uretse n'uburere, urumva iyo Imana itari mu bintu byinshi birazamba.
akeneye Imana. Dumba akeneye Imana. Oya yatuye agakiza ntabwo agitukana. Aratukana cyane. Oya yarabivuye. Aha mureba iyi laptop yanjye. Niyo nkoreramo imiziki. Iyi ngiyi ni Logic. Logic niyo dukoresha. Logic Pro, I know. Urabona indirimbo iri hano inyuma ya nyuma yanditseho Gospel Bruce. Ni akaririmbo natangiye karananira kukarangiza. Shitani amaze iminsi afiteho imishinga itahwitse. Ariko dore muhumura kanyibukije. So kera rero nari umuproducer najyaga nkora indirimbo nkazikorera abandi. Ubu nsa n'uwabisubiyemo urebye mara umwanya munini muri studio cyane muri iyi minsi. Reka nkumvishe rero ibi bintu ukuntu biba bimeze. Mbumvishe ino ndirimbo mwabajura mwe wo kuri YouTube. Nimugera kuri ino ndirimbo mu muting nimu bishyireho. Tumaze iminsi tugendana umfashe ikiganza wagiye unyambutsa inzira z'inzitane ni kenshi nibeshye ko birangiye nari ndushye ntakirwa uraseruka mwami wanjye uhora ni kenshi warwaniye intambara izo nzini izo namenye mwami wanjye uhora mutima wanjye ntugashidikanye sigaho tuza ibyo yakoze birahagije ahubwo shimwa naho kabaye kagarukiye. None se bro haleluya mata uzayihe bena iririmbe we ntabwo mukwiranye. Ndashaka kubaza waruje kunsubiza Ariko zodumba barakuroze cyangwa warindire gato gasubiza waruje kunsubiza Ikibazo cya pasteur nagisubiza dufata abandi bantu. icyo narindi gusubiza uko kuri pasteur ni uko none reka ntirangize cyose. Noneho ukimara kukinsubiza eske ko uririmba sekira uzarangiza uririmba gospel utakirimba sekira cyangwa uzikomeza sekira kugeza Yesu agarutse? Ntabwo nteganya kurangiza. Number 1 numva mbikunze nkora umuziki mbikunze si ikintu numva nzareka vuba. Niyo mpamvu ndi kubikora mukira napana kureka umuziki ndavuga ati kuswitchinga ukaririmbira Imana gusa. Reka namwe muri abantu b'Imana n'abandi ndirimbira nabi. Okay, ikibazo cy'umugabo cyarangiye bari gisubiza dufata undi. Ngasubiza cya kintu. Ndabije icyo kibazo. Dufata umuntu. Amajide bra ko ntari kukubona. Ndirimba ibintu byose. Ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza n'izindi. Ndirimbere ntekereza ko nshobora kuzabwiriza ubutumwa cyane. Amen. Kubera ko Imana mbabuzukuru ba shitani babasekera inyuma. Amaji ko nakubona uri he? Imana ndimo kandi mbyiyumvamo. Gusa nanone nabyo nabonye bavuga ngo umuntu azajye kubyiga nimbora bigoye cyane nzayikorera mu kuririmba wenda. Gusa sintekereza ko nabo muhanzi uririmba indirimbo z'Imana byonyine. Kubera ko na society ikeneye indirimbo kandi si indirimbo z'urukundo wewe. Zinazo zonyine ndirimba n'ibindi. Mbega umutima wanjye uragutse n'umutwe wanjye urafungutse numva ntabyo ntaririmbaho. Ko wabona hari nk'igihe kigeze wenda hakabaho kuririmba wenda nk'indirimbo zo guhanura abantu se cyangwa se kwereka abantu inzira ibintu bigomba kunyuramo cyangwa se nuko Imana izabidushoboza. Ntabwo njya ntekereza ko wanjye nagiye mu nzira itandukanye cyane. Uruseka kwigira umuntu z'Imana n'amana uzi. Amen. Icyambere nabajije iyo nari nzara yisibye atumye wibagirwa n'icyambere wari wambaye hari umugabo witwaga Namani.
Namani ari muri Bibiliya. Dumba yararwaye ibinyoro. Yari umujenerali. Ari umujenerali. Arangira agenda asangana umuhanuzi w'Imana yarari aravuga ngo amukize. Haleluya Dumba. Amen. Umuhanuzi aramubwira ati pastor atangiye kurya indimi. Niko nguko umuhanuzi aramubwira rata. Okay, pastor ndakumyutinze. Bruce Melody va mu by'amadini subiza ikibazo cyo kubindi. Amajite brakandika nkubone nago ndi kukwana bareka koza kunjagaraza. Ahubwo genda widumbaguza inshuro 7 muri iriya ki dumbezi wowe urumva umuhanuzi ibintu yamubwiye Namani yarabikoze afite kwizera uzi ikintu cyabaye kuri Namani yavuye abafite umubiri nk'uwagahinja ndashaka kudumbaguza Amina ndashaka kudumbaguza Dumba ibintu ibinyoro bimuri mu mutwe bigashiramo akagaruka avuga izina ry'Uwiteka. Haleluya. No kasha Asimana wasitema request wowe. Oya ndansaba Bibiliya ariko njye ndansaba Bible iyo mbonye kanya. Godifa mubaza kabazo ataraza amagise. Umbabarire uze kumfollowinga. Bruce ikintu cyonyine uzi gukora no gukunda abakobwa bawe ibindi byose uraho. Bruce. Yes. Umeze ute musaza? Nta jambo naguhaye uretse gato meeting amike yawe. Thank you. Riri Pupe Melody dufite umubyeyi ugukunda wingu muranaziranye by the way nani waguhaye iriya ntare bamwita Riri Pupe. Riri uraho fungura mike yawe uvugisha Melody Muraho neza bamuzamutse gusa ntabwo arafungura mike. Nayifunguye. Okay, go ahead. Muraho neza Riri. Happy New Year. Happy New Year. Ntago nzi se. Ndakuzi. Upo nyonyo. Harya basubiza bateguye. Urasubiza ngo jihad. Oya. Jihad. Meze neza. Kanda ukumbuye sheri wanjye. Dada nanjye yamaye nka rero. Uri Kigali. Bruce Melody ndagukunda urabizi uri wanjye. Ariko rwose ntuzatume ngira isoni mfite ubwanwa. Niba umukunde muri TikTok invaso yabuze umufana wayimo. Namuhaye intare n'ibindi byose ntabyo namwima kabisa. Ni umuntu. Buke. Murakoze cyane rata murakoze pe. Okay, twagiye so urakoze Riri kandi nice to have you here. Mama la miracle. Noneho mfite abantu 200 bashize muri request Amajide Black namubuze. Ari imanuye. Oya abantu ninde muntu uri hasi wamfasha nka moderator akaboroka abantu bashize muri request bose. Abantu muvane muri request cyangwa bababoroke. Murabura live. Nkeneye abantu bamfasha. Nkeneye abantu bamfasha kabisa kuvana muri request z'abantu zirimo. Reka ze nkwereke. So twagiye Sunday. Deo nafata ijambo. Ni iki ufite ugira Bruce Melody? Ikibazo ufite nagushuje. Nakwikirije. D'abord iriya ndirimbo ni nziza cyane. Murakoze cyane. Kandi zabikora. Bakubajije performance yawe ukuntu yagenze nge hari ikintu nashaka kukubaza kuri side ya Ben umuntu wari wagutumiye performance ye wayibonye gute? Ya performance neza. Wayibonye Big Mind. Ya performance neza. Bina kuri ijwi presence imbere y'abantu ibintu byose byagenze neza kubera ko nza abandi bahungu baha microphone bagashya intoki. Kandi rwanjye nabonye byari byiza kabisa. Comment ku bantu bavuze ko yari playback se bazakore live. Ndapfuye. Gusanga umuntu bari kubivuga mwana asanzwe akora nk'akazi k'ubumotari ubu twarushanwa koza kasike ko bimeze umusaza. Nuko judging ibyo ufite ubushobozi by'uzobereye.
Okay, reka nsoreze kugushima ukuntu udashaka kuzana beef mu bafana bawe ahubwo bawumva ko ari competition abafana bose tubyumvise tugafata ko ari umuziki nta kibazo ufitanye na The Ben mwese muri abahanzi b'abahanga kiriya gitaramo cyabitweretse ahubwo nibazaga umwaka utaha uzamutumira ku itariki nk'iyi itariki yo niye itariki ni ya Ben yarayifashe ariko namutumira n'ahandi uko buriya byarangiye meze nk'umuntu utsibuyeho gake akajurira impamvu rero ntashaka ko abafana babizanamo urwango n'umutima mubi ni uko muri iki gihugu ibintu byose bije n'umutima mubi na leta ubwayo itabyemera umeze kwibuka ko ari ukwidagadura ni ibijyanye n'umuziki ntabwo ari ibijyanye no guhangana nko kurwana nko kugirana nyine ibibazo njyewe ntabwo entourage irimo mishiha nishaza ntabwo wapi n'ibinkorera unkunda ukabona numva ugira uzavuga nabi waceceka nkivugira nzi kuvuga Imana yankoreje ikara ku munwa ryaka nakivugira ariko kumvuga ubabaza abandi nanjye mbibabariramo. Icya kabiri biri kuzamura industry murabireba nagiye mbona n'utundi tujene duto dushaka kubiriramo lift nkatwirengagiza urumva ariko mwe mukatubona biri kuzamura Dumba uramyutinze uri gukaranga bikamyutika uravuga ntabwo tukumva Juno wumvise Bruce Melody navuze Juno yego urumva Juno wumvise buri muntu wese akagira ikintu akuramo ariko iyo bitangiye kuzanamo umutima mubi ni ugusenya sukura nuko nguko wihakanye amunuza giti mu jisho bamwihakanye gutya nakubwiye ngo iki Dumba narakubwiye aho kugira ngo ukunda abahanzi wakunda abantu batapinga screen uwo Bruce Melody bamwita Yuda narakubwiye aho kugira ngo abahanzi mubakunde mugende mwumve ko muje mukunda abantu batapinga screen amafaranga Yuda yagurishemo Yesu umuzikiro yakozemo iki yaguzemo ikiziriko mani okay aha Yuda ni uretse gato Yuda ninde Yesu ninde Yuda ni Dumba agambanira Ben yarangiza akanamubaga sawa niyo mpamvu yaba The Ben yaba Melody ntawe mfana uwo nzabona yakotwe nzamubaga uwo nzumva ndi kumuharara nk'ubu ndaguharaye ntabwo ngukuri leta wowe leta ubundi fana cyangwa mfanure ubyiyorere namaze kugufanura abantu bankunda ariko se nzagufanura amaze guharara kwindirimbo ayo mufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi ninde wasinze bagahemba Munyakazi Munyaka ya urumva we namaze kugufanura iyi ndirimbo ugora ariko ugiye marumva umeze nk'ufite ururimi runini mu kanwa hari ukuntu uvuga nkumva umeze urabyumva mbakubwire Munyakazi udatuma nkumanura bikagaragara nabi urabona ko ushaka kumumanure ufite ururimi runini rwuzuye mu kanwa umva wamutinganye akanwa k'umusaza kanuka se katabeshya nushaka kumumanura ufite ururimi rwuzuye umva we Dumba urumva Munyakazi nta mafaranga yenda kuguha reka mumfashe tumubage dore yababaje mukuru wawe yahinze wamenye ubwenge wakirobezo we dore bari kumbagana nacyo umva Munyaka ubwo uzaze ngusome nibwo uzamenya ko ari runini umenye ko ndi impyisi rero iyo ushaka urupfu ninjye usoma ariko umusenzi uri ukuntu aba mbaze mani aho kugira ngo ngire ndagwiriye igitsina nagira ururimi runini mu kanwa kandi twemeranyije ko mwene ayo magambo arimo ibikozwe erega ibi bintu n'abana barabyumva buriya Godfather nubwo utarabyara kirababaye ntabwo mbabaye ariko nanone kuzana ubwambure bw'umuntu kukabusunzu rwose hoye nta kibazo reka warayibagishije njyewe nk'ibyo mbivuze Bruce yahita arakara ngo ndamwanga oya nuko nyine umwanga wowe reka njya bizi ko nta mwanga reka nicecekera ibyo ntabyo navuga
none se ko wavuze ko The Ben yashyizeho tenti niki yajya perike niba ari perike erega munyakazi ibi bintu tubavugaho biragurisha mujye reka tubivuge oya Godfather yemwe mikino mbemiri wowe bakwimye stage ceceka akoze ibintu binganye kurusha uwandi kukubaza niyo yabarayibagishije ni yawe ibyo wowe ceceka warazimye narazimye nyine Ako Amagi ko usigaye wikundishwa kuri Bruce Melody ubaye uke kandi ubizi ko ibintu yagukoreye byose ubizi nawe teka utuze uceceke ikibazo cyawe ntuzongere kugusaba ku biganiro wiriza Amagi narira samarira nayandi amarira akora yanjye nayandi Amagi reka mutere story z'umuntu wakoze business ebyiri zidahuye ntumbwire ko ugiye kuvuga Amagi umuntu yaragiye ngakora itanura rya rindi ribumba amatafari ndabizi noneho akajya ricanira nyine urumva barayareka kuma anakora ifamu yorora inka ahinga ubwatsi imvura yagwa ngo itanura ryanjye we izuba ryava ngo ubwatsi bwanjye neza Dumba yaragiye aravuga ati ngiye gukora akazi k'amaboko nkata ibiti yego none uyu munsi turuganire guteka none se nimba ahubwo mumbwirire ngo bosi we araza ryari ngo arye ibi ngibi tuba tubibona Amagi buriya Dumba ntabwo ari umuntu ukorerwa uturimo twinshi tw'amaboko aratwikorera nta muntu atekeye yes aritekeye ariko ziguteka wambaye bandana uragira ngo ashyire ityazo ku kabusunzu Amagi mbabarira Dumba nakari kanyuzemo Amagi urabizi ko ariwe wavuze ko Bruce Melody yagutwaye mu barozi nabivugiye he birapositinze kuri page yanjye none se si ibintu by'abasikama byanyu hari ribi Amagi subiza neza nakujyanye mu barozi ryari ko thank you so much ahubwo twagiye ubwo ngubwo twagiye rero wanjyanye mu barozi hehe ryari bitewe n'iki uvuga iby'iki we nuko Dumba narize ngo ibyo bintu koko byarabaye aya Dumba aramubeshye Melody wowe urabizi neza urabizi ibaze ko byabaye warabivuze mu kiganiro Amagi n'utu biranize Amagi n'utu Melody aba baniga bashatse kuduteranya ku buryo buremereye cyane mbabarira abahe baniga ubwo se birakureba abo baniga se mvuze ko abazi ibindi n'ibiki Amagi rero mwebwe Dumba na Godfather buriya Amagi ni umuvandimwe ni umuhungu nawe w'i Kanombe abantu bose bavuye i Kanombe Kanombe ni kureho gato y'umujyi nta mikino tuba dufite bishatse gusobanura iki bisobanuye ko n'umuntu w'i Kanombe urugendo ruva i Kanombe rukagera mu mujyi rushobora kugutwara iminota nka 30-40 mu modoka gutaha n'ubundi urumva atari amasaha abiri wowe ugafata amasaha abiri yanjye mu munsi ukagira ngo ni imikino iyo nje mu mujyi mwana mba ndi seri tugahunda twose twazanye ngomba kuza nkadukora nkaturangiza niyo mpamvu bihuriye he n'ibiganiro yavuze ko iyo ubaze 30 na 30 uhita ubona amasaha abiri Amagi isagiye mu mugaruri oya arongera shyiramo request Amagi oke kacha ko umuntu ngira moderator amvanira abantu bose bari muri request kandi ngiye kukumanura kuri goro wa Dumba ni hagati y'iminota 30 na 40 ariko bitewe na traffic n'agasaha karuzura ubwo rero ntabwo ngiye nagenda urugendo rw'isaha ngo nimba bigeze aho ngaho unzanira imikino Bob Pro nizere kuri kunyumva Bob Pro studio yiri mu mujyi
iyo nje kurangiza ingoma ntago wancika shaka ngomba kuhava nyitahanye mwana nje ntanakurarira. Amag the Black ongera ushyiremo request. Amag the Black ashyiramo request tena. Hano turakomeje. Melody indirimbo yamaze kugera kuri platform. Kubera iki wahisemo gusohora iriya ndirimbo ukayise kuri la performance kira gitaramo ugahita uyirekurira hariya? Babyita timing papa. Kubera iki iriya ndirimbo bamwita wariri? Reba Dumba mu maso mvuze ngo timing. Buro. Urukunyumva munyumvira ikintu kimwe turi kuvuga aha. Bantu muraha. Uravuze ngo bayita timing. Nuvuga ngo mwabikoze mwabiteguye mwakoze ariko nikora mwabishakaga. Ingoma yanjye nagomba kuyisorera ahantu. Abantu bari igomba kugira hejuru. Hari abantu 10,000 maze gushimisha mbibona neza ko bishimye. Yego. Kwita mbereka ko nsoye indirimbo yanjye. None se ntabwo ubona impact yayo igiye kuza miliyoni. Nuruvuga ngo ni timing. Ni timing. Sande abantu bari ntuza bose bavana muri request. Ntabwo ndayibona full. So abantu hano giye kuzamura abantu 5 guys ndashaka kugenda hano. Yo uri kunyumva? Ndakumva. Reka nkwereke nakandi kana. Abona ndabona twinsa na bisi. Dom. Wow. Nabo bagomba kuba miliyoni. Uyu munsi baragira miliyoni gazi muje kuri Bruce Melody irandirimbo yasohoye abantu mwese mu gihe n'indirimbo muyishaka. Dore n'indirimbo ngiyi. Nayo turashaka irara yujuje miliyoni. Yo ni yihe? Iyi ni pom pom pom. Cyakoza Melody. Yes. Man, nice song. Wakoze indirimbo nziza kandi nibyo yereka cyo bose babireba ariko ugahogoza. Ongera uvuge icyongereza muri Amag ongera uvuge icyongereza uravuze ngo ni nice song. Bazendroje. Ega Amag yaciye ku ishuri man. Ariko man ubu se nyure kure yayi kugira ngo menye ukuntu babivuga. Amag yo nagiye muri concert ibitugu ndabitigisa nda performing bagira ngo ni AI. Cyakoze Melody gira bintu wakoze. Cyitwa AI. Wakoze niko mukubitaga ko nikunda wavugaga. Oya ibyo ngibyo simbizi. Ni Melody babashije. Urumva? Sorry. Imana izame kwihangana nk'ibipesu by'ishati ya manager. Ariko manager yakugorewe. Dumba. Ngwina uve muyabake. Ariko. Mwamare mukakeringira muyoboke kazano nkamubwira kaganira na Melody gato. Mwamare muzanire muyoboke hano. Ibintu wakoze uzi ko nsigaye ngenda mu nzira mfite isoni. Ugenda mw'ishyamba utazi. Melody. Yo. Si wowe wambwiye ko umuntu aba akeneye uburere. Buruta ubuvuke. Ese ko muyoboka akuruta kubera icyo uguma umwataka? Ariko samwataka. Namwumvise niwe nubundi nari naramwihoreye. Urumva? Aje bundi yicara muri radio numva arantangiye. Mpita nibuka yitura hasi yaraguye. Melody ndakubujije. Ndabiretse. Melody uzajye wubaha. Afite urugwiro agwa neza. Ugasubiretse mu gihe abandi bafite igikundiro wafite urugwiro ariko ma ariko subungu ndabigenza gute Dumba Melody reka nkosora imvugo kosora imvugo agwa neza
agwa ne ubwo ari umuntu nyanditse ngo komisiyo wibabara wibitekerezaho sinjye wamugushije. Jesus, ibintu biri kujya he? Kwa Lil Pupi. Guys muri he mukomeze. Melody akomeje kuba igitangaza. Melody wazanyetse mu yobokura mushaka yiki? Araga nawe arankunda ndabizi abankumbuye. Imana izame kwihambira kuri uyu muziki nk'ukuntu ibipesu bye byihambiriye byishati. Ndumva dore mucaho meze ngo yakikurasa. Ako Melody Wagiye ubaha abantu bakuruta Melo. Bajya babanza biyubahe none se wanyubahuka.